umutwe aravuga ngo amasengesho ahumurira neza Imana, ahumura neza imbere y'Imana. Gutya dusome Migani 28 umurongo wa 9. Uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Amen. Uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Amen. Migani 15:8. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Amen. Urumva ko hari amasengesho atemewe n'Imana. Ngo amasengesho y'umunyabyaha ngo ni ikizira imbere y'Imana. Rero amasengesho yemerwa n'Imana mbere na mbere akwiye kuba asengwa n'umuntu ari muri Kristo, Kristo ari muri we, kuko Kristo niwe uduhuza n'Imana. Nta muntu yakwegera Imana kubwe, ibi nabyo nushaka kubyandike, nta muntu yakwegera Imana ku. Rero tumaze kubona ko hari amasengesho atemerwa n'Imana. Batubwiye mu Migani amasengesho y'umunyabyaha ntabwo yemewe imbere y'Imana. Nimba atemewe imbere y'Imana, ni ukuvuga ngo ahumurira Imana nabi. Nimba amasengesho y'umukiranutsi ahumurira Imana neza, ay'umunyabyaha ahumurira Imana nabi. None twabonye ko hari amasengesho anezeza Imana, ahumurira neza Imana, na n'ibyo Imana yari irategura muri pedagoji yayo, mu kwigisha ubwoko bwayo, mu guhera ku mibavu kugira ngo izayishuri imibavu ikivuga. Iriya ni pedagoji y'Imana, ni uburyo Imana yigisha. Imana yazanye imibavu mu isano rya kera kugira ngo izagezaho abantu bazamenya ko amasengesho yo muri Kristo ni amasengesho ameze nk'imibavu imbere y'Imana. Imibavu imbere y'Imana, kuko nta muntu ashobora kwegera Imana kubwe. Imana niko yabivuze, uvuga ngo Imana ubwayo yaje muri Kristo. C'est Dieu qui a jeté le pont entre lui et l'homme. Imana niyo yazanye iteme rizahuza umwana w'umuntu nayo. Ko twebwe ntabwo twari gushiraho iteme kandi tutazi Imana aho tuyikura. Iteme mu cyari cyo relationships, relation. Imana niyo yazanye iteme rihuza n'umuntu, kuko iteme yari yaracitse kubera icyaha cya Adamu. Imana izana iteme rizayihuza n'abantu. Iyo teme yitwa Yesu Kristo. Yesu nimba atari hagati yawe n'Imana, nta teme riguhuza n'Imana. Ntiwajya kuri yo, ntiyaza kuri wowe, kuko nta teme. Iteme mu bisanzwe rihuza impande zombi, rihuza uruhande rumwe rw'uruzi n'urundi, sibyo? Iyo iteme ridahari ntago wambuka. Igihuza ruriya ruhande, inkombe iriya ni iteme. None Yesu niwe teme hagati y'Imana yera n'umwana w'umunyabyaha wahumanye. Yesu rero niwe uhuza Imana n'abantu. Kubera iki? Kuko Yesu ni uwera kandi akaba yarabaye umuntu. Ashobora guhuza Imana yera n'umwana w'umuntu w'umunyabyaha. Nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo. Gadusome Timoteyo wa mbere 2:5. Kandi ibi nabyo yabivuze mu kuvuga ibyo gusenga. Nushaka kwere ku murongo wa mbere, iyi context n'amasengesho
irya mbere rya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Amen. Amen. Umuhuza n'umwe, niwe temeri duhuza n'Imana. Noneho iyo turi muri Kristo na Kristo akaba muri twe, uvuga ngo a priori, reka mvuge a priori, ndasobanura ibyo ari byo. D'emblée, a priori, tutarita ku bindi byabuza amasengesho kwemerwa. Amasengesho iyo umuntu ari muri Kristo, Kristo ari muri we, ahumurira neza Imana. Ariko hari ikitonderwa, ni mu gihe imibavu ye ariyo masengesho atavanzwe n'umuriro utari uw'Imana. Umuriro utari uw'Imana ni uwuhe? Twabonye ko umwuka wera agereranywa n'umuriro. Mu bindi byose ibindi byose bivugwa ku mwuka wera ngo ni umuriro, ni amavuta, ni amazi. Murabyumva? Umwuka wera ni umuriro. Kuvuga ngo umuntu ari muri Kristo akwiye gusengana umwuka wera. Bivuga iki? Amasengesho ye akwiye kuba ari amasengesho ahagaze mu by'Imana yavuze. Kuko umwuka wera nta na rimwe azakora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, kuko niwe warihumetse. Akwiye gukora amasengesho ajyanye n'ubushake bw'Imana bugaragara mu ijambo ryayo. Gusengana umwuka wera, icya mbere ukwiye kuba umufite, kandi kumugira ni ukuba warakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, hanyuma umwuka wawe ugahamanya n'umwuka w'Imana muri ayo masengesho. Kandi kugira ngo bihamanye ni uko bishingiye ku bushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana bugaragarira mu ijambo ry'Imana. Bivuga ngo rero umukristo utazi ijambo ry'Imana ngo abe ari ryo rihamanya n'ibyo atekereza rero arasengera, ayo masengesho azaba ameze nk'abana ba Aroni b'abatambyi ba mbere, na Abihu na Nadabu. Azaba ariho aravanga amasengesho ye n'ibitekerezo bya kimuntu atabihuriye n'ubushake bw'Imana. Amasengesho y'Imana nishobora kuyakira. Imibavu ntabwo ibuze wayizanye, siyo masengesho, ariko wazanye umuriro tariwo. Kuko umuriro twumvise ku mwuka wera niwe agiranwa n'umuriro. Nuvuga ngo ntabwo urasengana umwuka wera, urasengana umutima wawe n'ubwenge bwawe. Ntabwo Imana yakira amasengesho nk'ayo. Bayibise amasengesho Imana yemera muri Kristo ni amasengesho uyasenga asengana umwuka w'Imana. Hano sindo ndavuga gusenga mu ndimi, uru n'undi rwego. Ndavuga gusengana umwuka wera. Ni ugusengana n'umwuka wera, kuko ni partenaire wacu, ni umuhuza bikorwa natwe. Kandi umwuka wera ngo nawe arasengana natwe amasengesho y'ubushake bw'Imana. Amen. Haleluya. Mukwiye gutandukanya ngo umwuka aradusengera akatunira n'iminiho, kuko niwe adusenga ko Imana ishaka, kuko niwe azi ibijyepfo by'Imana. Ibyo abikora mu bana b'Imana bose, ariko hano niyo ndavuga amasengesho atajyanye n'ubushake bw'Imana. Bayibise nuvuga ngo jyewe nubwo nasenga amasengesho ajyanye n'ubushake bw'Imana, umwuka wera niwe ayahindura uko Imana ishaka. Ndiyo ndavuga hano ko umuntu arasenga ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. C'est différent, bitandukanye. Manishimwe.
wabyumvise? Amen. Kuko hari ibintu hano Imana yavuze mu ijambo ryayo, ariko hari amasengesho amwe y'abakristo wumva bihabanye n'ibyo Imana yavuze. Ibyo rero ntabwo Imana ibyemera. Niyo mpamvu Imana yanze na ya mibavu, kuko bayayizanye, noneho imyotsi yazamutse aho kugira ngo ihumurire Imana neza, yayihumuriye nabi, kuko umuriro bakoresheje ntabwo ari umuriro w'Imana. Rero amasengesho ntabwo ari gupfa gusenga gusa. No. Dieu ne répond pas à toutes les prières. Imana ntabwo isubiza amasengesho yose ngo kazima basenze. No. Prier c'est une chose, mais prier avec l'esprit c'est autre chose. Gusenga ni kimwe, gusenga n'umwuka wera n'ibindi. Amen. Kuko abasenga ku isi ni benshi, ariko ntabwo ari bose Imana yemera amasengesho yabo. Wowe Imana yatumye ubona akazi, urakora, ariko nta na rimwe wita ku bakene. Nanze kuvuga ku byo mu nzu y'Imana, rero ndafata abakene, kuko ku nzu y'Imana ni too much, ko abantu bagomeye Imana bagira ngo Imana nawe ihuriye n'inzu yayo. Reka dufate ibintu byo muri society. Wowe urakorera amafaranga, Imana yaguhaye akazi, umukristo azi ko n'Imana yakamuhaye, none nta na rimwe wita ku bakene, sibyo? Noneho ukagenda mu masengesho yo kwiriza iminsi 3. Nimuyakunda iminsi 3? Murayakunda? Ngo Imana ngo ihumugisha akazi kawe, baguhe na promotion, sibyo? Cyo kimwe no kuba wikorera ugasenga Imana ifeze prosperi byawe, Imana ibihumugisha byaguke, ariko uri egoiste, nta nari bufasha n'umukene kandi ufite uburyo. Ayo masengesho ugiyemo, sibyo? Nturi muri Kristo, Kristo nari muri wowe, muyita gutema amasengesho. Imana irayemera, Imana irayemera. Kuyihe mpamvu? Nimumbwire ijambo riri hano, sibyo? Ririho riricaye mu masengesho yawe. Mumvise umuriro musano risha, muka wera, sibyo? Muka wera ari symbolize mu masembole menshi. Umuka wera hariho n'umuriro, cyane cyane ko igihe yamanuka ku munsi wa Pentecote yamanutse ari umuriro. None niwe nibihe bintu mwishe bivuga umuka bituma umuka wera atari bwinjire mu masengesho yawe? Ntabwo ari n'ubu yahindure uko Imana ishaka, no. Kuko umuka wera ngo aradusengera mu gihe dusenga mu kuri kw'ijambo ry'Imana, tukaba dusengera ibi, wenda Imana ibona ko hari ibindi twagakeneye uwo mwanya. Umva, aho niho ahita ahindura akadusengera uko Imana ishaka, kuko we n'Imana ni omniscient, arabizi. Ushobora gusengera ibi wakabona ko ibikenewe ubu ni ibi. Urumva, uri mu bushake bw'Imana, nuko gusa utazi priorité y'ibintu en terme ya timing. Est-ce que vous voyez la différence? Murabona? Nashaka kubaza, none se ayo masengesho uwo muntu kuko Imana itayakira? C'est simple. Niyo mpamvu kumenya ijambo ry'Imana. Abaheburayo 13, nitemukunda tusomere. Abaheburayo 13 bahindura umuntu ku masengesho yawo. Abaheburayo 13, amen, ku murongo wa 16. Mubifate mu bwonko. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Voilà. Ko aya magambo ahinduye umunuko amasengesho yawe. Ngo ibi nibyo bitambo binezeza Imana. La bienfaisance et la libéralité. Kugira neza no kugira gute? No kugira ubuntu. Amen. Mu Cyongereza bivuga ngo
ngo ni goodness no gusharinga. Nonese gusharinga ntimujya mubivuga iyo yabaye ikinyarwanda ngo dusharinge kuvuga iki? Nimusangire. None wowe iyo business yawe nta gusa nta nari muvuga ati reka mfate mu bicumi ndebe umuntu w'umukene nzi mufashe. Ntabyo ukora. None se wumva urabwira Imana ngo ikwagure koma? Pukerezo kuko ufite amaso meza. Neti muri sio iyo jambo ndumva ukuntu muzajya muri konturna mujya kubw'Imana ngo ibagure, ngo ibaye promotion, ngo ibagure mu byo mukora. Aya magambo muzayakwepa koma. Amasengesho yanyu Imana iyafata nk'amasengesho nk'amibavu ya bene Aroni, bakazanya n'umuriro w'inzaduka, wameleta moto wa kigeni. Una maombi amechanganya na mambo ya mtu wa kale, parce que l'homme charnel il est égoïste. C'est de l'égoïsme pur et simple. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Ni bangahe batambye ibyo bitambo? C'est pas beaucoup. Ariko amasengesho yo gushaka imigisha ni menshi. Mubimenye, hari amasengesho Imana itemera ameze nk'imibavu ya bene Aroni, Abihu na Nadabu, bayavanze n'umuriro utemewe. Nimba umuriro twawufata nk'umwuka wera, amen, umwuka wera ntabwo wamutandukanya n'ijambo ry'Imana. Ntashobora kwinjira muri ayo masengesho yawe kugira ngo bitume umwotsi uva ku mibavu yawe, ariyo masengesho, uzamuka ugahumura neza imbere y'Imana. Ntibishoboka. L'esprit ne peut jamais s'associer à de telles prières. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Reason why? C'est la raison pour laquelle amasengesho y'abenshi ntabwo yumvwa. Tumeomba siku mingi, tumeomba. Ntabwo Imana ikugaya ko nta mibavu, ariko umuriro urakoresha ntabwo ari wo. Ntabwo Imana wemera. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Binezeza Imana. Amen. Amen. Nusha were ku murongo wa 15 niba babyumva neza. Through Jesus, therefore, let's continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. And don't forget to do good. Gukora ibyiza and to share with others. Gusangira n'abandi, for with such sacrifices God is pleased. Iyo nizeza Imana. Subiramo. Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Iyo 15 rero ntago bibuze kuko n'amagambo santo kuterien, ariko ibibuze biri hehe? Ibitambo by'akanwa gashima izina ry'umwami byo ni byinshi cyane mu matorero, ariko 16 rero aho niho hari ikibazo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Amen. Ibi niyo mpamvu nabisomye no mu Cyongereza, ndabisoma no mu Gifaransa. Inete mukunda yadufashije ayisoma mu Kinyarwanda. Wowe uzabyumva uzamenye ko Imana ikugaya ntabwo ari amagambo menshi yo gusima izina rya Yesu. Ibyo ntabwo Imana ikugaya. Bitambo bene ibyo byakanwa gashima izina rye, ibyo ni byinshi cyane mu buzima bwawe.
ariko icyo Imana ikugaya ni umurongo ukurikira wa 16. turi mu Baheburayo 13, 15, 16. mu Gifaransa ngo par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Imana irinjoyinga iyo ubonye umuntu atamba ibitambo bene ibyo. Ibitambo by'akanwa kavuga izina ryayo, karishima, ariko ngo bite biyasosiya, bite bijyana no kugira neza. Amen. Haleluya. No gusangira n'abandi ibyo waba ubarushije. Ngo ibyo bitambo bene ibyo nibyo Imana yinjoyinga, nibyo Imana inezererwa. Ibyo rero birakennye mu bantu. You know, people in our churches are very, 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 very selfish. Les gens dans nos églises sont égoïstes, très. Niyo mpamvu rero amagambo ni menshi. Praise the Lord. Imana ishimwe. Amagambo menshi cyane nk'ayo. N'ibintu byinshi hano ubuhamya bwirebaho. Ariko ibyo umuntu akorera abandi, ibyo nibyo Imana binezeza. Amasengesho rero nk'ayo natanze urugero. Nk'umuntu afite kampani, afite ibintu akora, nta na rimwe avuga ati reka ndebe icyo navanamo mfashisha wundusha ubushobozi. Ntabyo. Ariko amasengesho ngo Imana yagure, Imana itanga umugisha. Bene amasengesho ahinduka igisesemo imbere y'Imana. Prière d'abomination. C'est une abomination. Cyangwa umuntu akora ahantu ngo Mana rero rwose mumugisha, banyongere, bangire promotion, bagire gute. Imana ikareba n'ibyo imaze kuguha, nta na rimwe usharinga n'abandi, tutavuze gutangira umurimo w'Imana. Hanyuma amasengesho yose uvara amasengesho ameze nk'ariya twahereye Abalewi 10 umurongo wa 1 n'uwa 2 kumanuka. Icyo abana ba Aroni batambyi ba mbere bazize, bavanze imibavu n'umuriro Imana itategetse. Vuga ngo imibavu nimbara amasengesho mu buryo bw'umwuka, ukwiye kureba ko atavangwamo n'ibindi bya kamere, kubera ko kwikunda ni ingeso ya kamere, ntabwo ari imbuto y'umwuka wera. Rero turebe neza ari amasengesho yacu ntazajya asengwa muri kamere. Umwuka wera ntabwo arimo. Nubwo Imana itadukonsuma, itadutwiga nk'abari abana ba Aroni, ariko mu mwuka turapfa, tuba abo kwangwa. Dieu nous repousse. Kugeza mu babyumvise. Izi nyigisho ntabwo bazikunda mu madini, kuko madini bashaka ibintu by'uburyarya gusa. Wabwire ngo God loves you, whatever you do, God is with you. Keep on praying, God is with you. He's with you. He's hearing you. Imana iri kumwe nawe, komeza usenge. Imana iradukunda, Imana n'urukundo. Ariko si hari Imana yo mu Islam ya kera. Nibaza ko iriya Mana yatwitse abana ba Aroni niyo Yesu. Sibyo se? Nuko dispensation zahindutse, ibihe by'imikorere yabo byahindutse, ariko ni yayindi. Ntituzibagirwe. Imana ishimwe. Haleluya. Rero amasengesho yacu ni imibavu, niko batubwiye. Ibyahishura na 5:8. Dawidi akabivuza anticipativement y'igihumbi imbere ko Yesu aza. Zaburi 141 umurongo kangahe waka 1:2. Ko amasengesho. Ariko Dawidi yavuze iki? Yavuze ngo mwami ndagushima ko amasengesho yanjye ari umubavu. Ahubwo rero arasaba Imana ngo icyamuha abe umubavu wemerwa. Tuziremo ijambo rimwe rero amasengesho y'abantu benshi mu matorero nayo burya
nawe uburyarya imbere y'Imana. gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Amen. Ariho arasupuriya Imana, ariho aringinga Imana icyamuha amasengesho ye amere nk'imibavu ihumura neza imbere y'Imana ye. Amen. Dawidi yarabimenye, yari umunyamwuka, ariko uyu munsi ntabwo abantu biyenkiyeta n'amasengesho yabo banarebe ko Imana yemera, kuko banafite n'ubutumwa bucuritse. Ubutumwa bwa kino gihe bwinshi buracuritse. Baravangiye Imana, bavugishije ijambo ry'Imana icyo ritavuga. Bashaka ibibanezeza no kunezeza abantu aho kugira ngo banezeze Imana. Ndabisubiyemo, Abaheburayo 13, Abaheburayo ibice 13, Abaheburayo ibice 13, umurongo wa 15, 16, ntaho uzawukwepera amasengesho yawe. Uzajye ubyibuka ugarukaho. Nawe ubundi we are wasting our time. Turatigiye mu matorero, kandi in fine à la fin turasanga Imana ntigeze itwemera, kuko Imana izatwita bamagambo, twabaye bamagambo gusa, ariko mu mirimo pratiquement concrètement rien, nothing. Naratekereje igihe kitari gito, natekereje kuri uwo murongo, iyo 20, ariko uriya wa 16 nawe utekerejeho cyane. Abibura 13, 15, 16, ariko kuri wa 16 nawe utinzeho igihe kirekire. Vuga nti ubukristo bwacu ni fake. Ngo ibitambo binezeza Imana, ngo nukugira neza no gusharinga n'abandi, gusangira n'abandi. Sanga ubukristo bwa benshi ni fake kabisa. Bivuga ngo rero nimba biriya bitambo aribyo binezeza Imana, abantu benshi mu matorero ntabwo banezeza Imana, ntabwo banezeza Imana, parce que nous vivons l'égoïsme à l'état chimiquement pur. C'est l'égoïsme à l'état chimiquement pur. Itorero rya mbere, impamvu babonye buriya bwiza twize icyumweru cyose, impamvu mu zindi mpamvu nyinshi, impamvu nyamukuru ni bari muri aya magambo, bari mu Baheburayo 13, 15, 16, kuko ibisaga by'abamwe byuzuzaga ubukene bw'abandi. C'est ça le secret de la première église. Ntabwo Imana ivuga ngo witepuye byose ngo bitange, kuko contexte ziratandukanye, ariko principe ni zimwe. Ni uvuga ngo ibisaguka by'abamwe byuzuzaga ubukene bw'abandi. Byose murabibona? Hari ibyo mubona? Pesa ni zangu, nyumba ni yangu, gari ni yangu. Nibyo tubamo. Kandi ngo turashaka ngo tujye mu ijuru rya Yesu. C'est impossible ça. Ntabwo bishoboka. Nous sommes en train de jouer la comédie. Turi muri cinéma, turi muri Hollywood. Kristo wabaye fake. Une fausse spiritualité. By'umwuka bitari byo. Tukino kurevoya amaterminologie, tukarevoya amagambo tuvuga, za concept za Bibiliya tukazisubiraho. Tugasubiraho kwiga umunyamwuka ninde, arangwa niki? Ese gusenga
nkuko Imana ishaka bivuga iki? Iki nacyo ese kuba umwana w'Imana bivuga iki? Kuba umukristo tukuru bivuga iki? Izo concept za Biblia tukwiye kuzisubiramo, kuzitekerezaho, kugira ngo abantu bongere ntibakoreshe amagambo atandukanye no kumuka wera yakoresheje. Na ubundi impanda iri hafi kuvuga, ibimenyetso biragaragara. None tuzatungurwa? Urazi kwangwa kandi wari uzi ko wemewe, kandi bikaba ari ibintu bidafite gusubirwamo forever. Mwami natwara itorero ugasigara, birarangiye, nta bindi bisigaye. Nta maciro turibaho mu by'ubwami bw'Imana kubyerekeye impanda y'Uwiteka cyangwa urupfu ruje. Nta yandi mahirwe gusubiramo ngo ukosore aho wakosheje, bizaba birangiye. Shaka mbabwire ikindi kintu cyatumye Imana ibatwika. Bariya batambyi, natwe turabatambyi. Turi Bibiliya iravuga ngo turabatambyi, gatunge tubibutse. Turabatambyi se, nduva exigence bari bafite natwe turazifite, kandi Imana yavuze impamvu yabatwitse. Ukwera kwayo kuzagaragara ku bamwegera, kubegera Imana. Iyo nifuza biti ikomeye cyane. Amen. Yashuri Yohana igice mbere batuye ngo natwe turabatambyi. Nashaka usome ku murongo wa 4 no 7, aza kwa 7. Yashuri Yohana 1:4-7. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejesheho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ariyo na Se, icyubahiro n'ubutware bibi bye iteka ryose. Amen. Mwebwe muri hano munyumve n'abazanyumva, shaka ngosore ibintu mujya muvuga kandi bitari byo. Kubera iki mubivana muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bitari byo? Shaka mwebwe nimuzongere gukora, ndaza mbabwira ibiri byo n'ibitari byo, kugira ngo muzajye mumenya yuko mushobora kuba des victimes de traduction. Wabyumvise? Subira muri murongo wa 5 wa 6. Akaduhindura abami n'abatambyi. Iriya na sibyo, iriya agahindura akaduhindura abami n'abatambyi, sibyo? Bereza ujye bitandukanya. Ntabwo yaduhinduye abami n'abatambyi. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Bango yaduhinduye ubwami, akaduhindura abatambyi. Wanyumvise? Muze muvuga ngo yaduhinduye abami n'abatambyi. No, yaduhinduye ubwami. Il a fait de nous un royaume. Turi mu bwami bwe. Amen. Turi mu bwami bw'Imana abatambyi muri bwo. Wanyumvise? Iriya ni traduction itariyo. Ntabwo yaduhinduye abami n'abatambyi, yaduhinduye ubwami n'abatambyi, abatambyi b'Imana, sibyo? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Voilà. Il y a tradition n'abari. Nico nako bivuga. Ndavuga ngo and has made us to be a kingdom and a priests to serve his God and the Father. Abibise yadinduye kuba ubwami n'abatambyi b'Imana ariyo Se. Rero ariya mu Kinyarwanda ntabwo ari byo. Imana ishimwe. Ametufanya kuwa ufalme
na makuhani wa Mungu Baba yake. Ametufanya kuwa ufalme na makuhani. Hakutufanya kuwa wafalme na makuhani. Byumvikanye? Rero mwebwe ababete nimuzongere gukora iryo kosa. Byumvikanye? Nimumva ramweta bivuga mu mukosore. Mubwire ko hariya mu Kinyarwanda umunyarwanda bakoresheje abo bazungu yanditse byo. Turi mu bwami bwe nk'abatambyi. Manishim. Birumvikana? Hallelujah. Hallelujah. Jesus has made us to be a kingdom and a priest to serve his God and the Father. To him be glory and the power forever and ever. Amen. Give your rero. Banishim. Turi mu bwami bwe. Nk'abatambyi. Now, ubu nona turi mu bwami bwe nk'abatambyi. Hallelujah. Ariko igihe azaza kwima ingoma ye, amen, tuzimana nawe. But for now, ntabwo turima. Turakora imirimo y'ubutambyi kuko nawe ntabwo arima. Manishimwe. Ubu ni umutambyi mukuru. Twere kumenya ibyo bintu. Twe tubashaka kwima imbere ye. Muri bero kabutindi rero. Tubashaka kwima imbere ye. Muzarebe ngo turabami n'abatambyi. Naho ngo turabami n'abatambyi. Kandi ntabwo turababami. No. Turi mu bwami nk'abatambyi. Niyo Paulo yabwiye Abakorinto. Mwese ko mushaka kwima mbere yacu. Mwicyama mugadutegereza tukimana namwe. Tumva burwayi ko ari ubwa kera. Ayisi. Tutegereze. Tuzimane nawe. Arakaraka ya nini? Kubera iki mushaka kwima mu imbere y'umwami? Turashaka kwima mbere ye. Amen. Hallelujah. Nagoragera ko twima. Niyima tuzimana nawe. Yesu n'umutambyi mukuru uyu munsi. Urwego rwa Melkisedeki. Hallelujah. Ese ari cyo bibunguye? Ariko cyane abayobora 13 16 niyo nimuzabyibagirwe. Ariho principe z'Imana tukwiye kubaha. Rero tugeze aho tumaze kumva yuko amasengesho ashobora kuba amasengesho ahumurira neza Imana cyangwa amasengesho ahumura nabi. Twamaze kuvuga na urugero na y'amasengesho ahumura neza Imana na y'amasengesho reka dukoreshe ijambo nyine rikaze anukira Imana. Sibyo? Twamaze kuvuga ayo masengesho ayariyo. Nahacu rero kumenya amasengesho yacu ahumurira neza Imana cyangwa nukira Imana. Hanyuma noneho twikosore. Dusaba Imana nka Dawidi Zaburi 141 umurongo wa 2 w'icyamuha amasengesho yakamera nk'imibavu yumura neza imbere y'Imana. Kadufata iminota 5. Amen. Tugende tutekereze kuri amagambo tumaze kugira ngo umuntu wese asaba Imana imugirire ubuntu kuko amasengesho ye Umwuka Wera ayinjiramo bagasengana n'Umwuka Wera kugira ngo amasengesho ye aba amasengesho ahumura neza imbere y'Imana, ntabe igisese mu imbere y'Imana, ntabe une abomination. Iminota 5.